Haleluya. Ndashima Imana y'amahoro iduhaye akanya keza ko kuganira ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya hari icyo ivuga, iravuga ngo ni byiza kureba ab'Imana bateranye bakundanye. Iravuga ngo umwuka wera nawo bazengurutse umucyo. Bibiliya iravuga ngo iyo abasenga ubundi bakora ibintu bibiri, barasenga bakanaririmba. Umuririmbyi rero bivuga neza, aravuga ngo gusenga n'indirimbo byabo bitumbagira mu ijuru. Imana ishimwe yuko ari Imana yumva amasengesho. Bibiliya yavuze ijambo rikomeye, iravuga ngo umunyamibabaro yaratatse Uwiteka, Imana aramwumva amukiza amakuba n'ibyago. Ndashimira Imana yuko ijya idukiza amakuba n'ibyago. Kuri uyu mwanya Imana yampaye ijambo rikomeye rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana iducikisha. Imana iducikisha. Haleluya. Ndumva nifuza ko Imana iducikisha muri iki gihe gikomeye, muri iki gihe kibi, muri iki gihe kigoye ubugingo n'ubuzima bw'abantu benshi, ariko hari amakuru meza namenye yuko Imana izacikisha abantu bayo. Ijambo ry'Imana dusoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12 murongo n'uwa 8 niyo tugiye guheraho dusoma. Byakozwe n'Intumwa ibice 12 umurongo w'8. Hari amagambo tugiye gusoma, haravuze ngo marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. 9. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Bageze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabakingukira ubwarwo. Barasohoka banyura mu nzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menya iby'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. Amena. Reka turenzeho irindi jambo rito riri muri Zekariya, igitabo cy'umuhanuzi Zakariya, ni umwe mu bahanuzi batoya, ibice ni 2 n'umurongo wa 11. Haravuze ngo yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, iruka ucike. Amen. Ndongera nsubiremo. Zekariya ibice 2 murongo n'uwa 11. Haravuze ngo yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, iruka ucike. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Turashima Imana yuko ifite umugambi wo kuducikisha. Muri iri yaravuze ngo nubwo intambara iturushya mwe gucogora, umva impundu ziravuze ngo aranesheje. Nagira ngo batangarize ngo hariho kunesha, hariho gutsindishirizwa ku bantu bizeye Imana. Byakozwe n'Intumwa ni igitabo cyanditswe na Dogiteri Luka, wigishijwe amenya amateka y'inzira ya Yesu, agikoraho ubushakashatsi, hanyuma aza kugira umugisha abonana n'Intumwa, agendana nazo amenya ibyo zakoze, hanyuma yandika iki Byakozwe n'Intumwa abyandikira uwo bita Teofilo. Hanyuma igice cya mbere usangamo amakuru y'uko Yesu yagiye mu ijuru. Igice cya kabiri usangamo uburyo umwuka wera yamanukiye abigishwa cyangwa se intumwa. Igice cya gatatu usanga Petero atangira ibyo umwuka yatangiye gukoresha ba Petero n'izindi ntumwa. Tugeze ku gice cya 12 dusanga igihe hahagurutse umugabo witwa Herode, afatira abo mu itorero kubagirira nabi. Ngo nuko afata Yakobo amwicisha inkota. Ntiyamufashe ngo ahita amwica, yaramufashe abanza amushyira muri gereza, aramufunga. Amaze kumufunga amushyiraho abasirikare baramurinda. Hanyuma igihe kigeze ngo nuko aramusohora, afata inkota amuca igihanga. Ariko mu kanya gato cyane ngo abona ko Abayuda banezerewe, aravuga ngo ngiye kwiyongeza Petero, nindangiza nawe muca igihanga. Hanyuma rero ngo nuko ahita yohereza abasirikare bafata Petero. Bamaze kumufata baramutwara, bamaze kumutwara baramufunga. Ariko kuko Petero yari umushumba mukuru w'itorero kandi yari akomeye,
hanyuma uyu mugabo aravuga ati uyu nguyu ubwo mufashe bashobora kuzateza akavuyo, reka nawe guhita mwica mbanze mufunge, pasika nirangira abantu mu birori bari barimo by'iminsi mikuru bazabikomereza ku rupfu rwa Petero, nibwo nzaba niyerekanye. Ariko nagira ngo babwire ngo mu ijuru hari imbaraga Imana ifite zijya zicikisha bene. Bibiliya ivuze ikintu gikomeye, iravuze ngo nuko Petero, Herode amaze kumenya Petero ngo afata abasirikare 16 arabamuha ngo bamurinde, hanyuma ngo afata Petero amuryamisha ku basirikare hagati y'abasirikare babiri. Amaze kumuryamisha hagati y'abasirikare babiri, abandi bashyira ku rugi, abandi bashyira mu nguni, abandi agenda bakatisha hirya no hino, abasirikare ngo bazenguruka inzu, hanyuma ngo Petero amufungira mu mbago. Ariko nubwo hari iminyururu itugose, ndashimira Imana yuko izaducikisha. Birashoboka ko ufite iminyururu ikugoye ku buzima bwawe, mu rugo iwawe urahabona iminyururu, ku kazi urahabona iminyururu, urabona ndetse byananze, ariko ngutangarije amakuru meza yuko mu ijuru hari Imana izagucikisha. Imana yacu nihabwa icyubahiro cyane. Birivuze ikire, iravuze ngo nuko Petero arindiwe mu nzu, yumva byararangiye, yumva agiye gupfa, yumva kuko amaboko yaramufashe. Petero yari abizi neza ko yica, yari afite undi mushumba mugenzi we wari uherutse gupfa mu gihanga birakunda. Petero yumva ko atazakira. Nagiye nkubwira ijambo rikomeye, Petero nubwo atumvaga ko azakira, ariko Imana yaramukijije. Nubwo atarabyizeye, ariko Imana yaramukijije. Wagihagaze aho ngaho, nagiye ngutangariza amakuru, Imana igiye kugukiza, igukure mu maboko yisha abandi. Nubwo ari amaboko y'abagome, nubwo ari amaboko y'abicanyi, biramenyerewe ko yica, ariko ndashimira Imana yuko hari imbaraga yohereje ku buzima bwawe zo kugucikisha. Turambura ibiganza Imana yacu tuyishimiye kuko hari amaboko, hari imbaraga imanuye ku buzima bwacu. Petero agikingiye muri iyo nzu y'imbohe, ngo akihahagaze cyane, yumva byarangiye, yumva bitazakunda, yumva byararangiye, ahubwo agiye gusimbuzwa abandi, ayumva iby'itorero atazi icyerekezo cyabyo, ngo abanyetorero bagira umwete wo gusenga, batangariza amakuru. Aleluya! Imana ya yumva amasengesho, ngo akihahagaze, ngo abanyetorero ngo bagira umwete wo gusenga. Niko ku murongo wa 5 bavuga ngo bajya mu cyumba kwa Mariya, ngo barapfukama bahamagara Imana, bahamagara Imana. Abahanuzi ntibahanura, aberekwa ntiberekwa, ahubwo Imana ngo yohereza marayika. Ubwira ijambo rikomeye, nubwo abahanuzi batahanura, nta kizabuza Imana gukora. Nubwo aberekwa batabyerekwa, ariko nta kizabuza Imana gukora ku buzima bwawe. Najya nkubwira ngo humura, Imana ikora ibiruta cyane ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo zingana. Bagihagaze aho ngaho rero, ngo bakirimo basenga, ngo Imana ifata umwanzuro ngo yohereza marayika. Aramanuka ngo asanga Petero mu nzu y'imbohe adakomanze, atigeze agisha inama, ngo abasirikare basinziriye. Najya nkubwira ngo imbaraga zikurwanya, imbaraga zikugose, Imana igiye kuzisinziriza, kuko Imana yohereje marayika wo kugucikisha. Nagira ngo mvugire ngo amena. Hari imbaraga mama Imana yohereje zo kugucikisha, hari imbaraga mukuru wanjye Imana yohereje zo kugucikisha. Nubwo hari izigufashe, nubwo hari amaboko gufashe, ariko Imana yateje gusinzira. Imana ikohereje ubutabazi kugira ngo igucikishe utarapfa. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Hanyuma ngo marayika aramanuka, wasanga Petero aho yari akingiranye, ngo amukomanga mu rubavu. Petero ngo arikanga, aramubwira ngo byuka. Petero arabyuka, aramubwira ngo ambara. Petero arambara, aramubwira ngo tugende. Petero abona arahagurutse, ntiyabyemera, agira ngo ari kurota. Yagiye ngo hari ibintu Imana igikora ukagira ngo uri kurota, nubwo nawe ubona kwizera kwagukamanye, ariko hari ibintu Imana igiye kugukorera ujya ugira ngo ntabwo ari wowe, ariko humure, ni imbaraga zidasanzwe Imana yohereje zo kugucikisha. Petero ngo arasohokana na marayika, baragendana. Bageze hanze ngo marayika amusiga, haragenda. Petero ngo yibaza uburyo yaciye ku basirikari ba mbere bareba n'amaso, yicaye uburyo yaciye ku basirikari ba kabiri akabona basinziriye, yibaza uburyo yaciye ku ba gatatu. Ngo marayika amaze kugenda, ngo Petero agaruye akenge, ngo amenye ko atari mu nzozi, ahubwo Imana yohereje marayika
hanyuma ngo akamukiza Herode n'ibyo ubwoko bw'abayuda bibwiraga. Nagira ngo ngutangarize wowe Imana ikoze ku mutima ukumva aya magambo, ngo hari imbaraga Imana ikohereje, haleluya, zo kugucikisha. Hanyuma rero Herode amaze kubona Petero amucitse ngo akoresha umunsi mukuru, ariko Imana yavuganye na marayika yohereje amubwira ngo uriya mugabo Herode yazonze itorero, ntusige ntacyo umukozeho. Marayika arabyumva. Herode arangije rero ngo afata umunsi, ngo hari habaye umunsi mukuru, ajya mu birori. ngo arangije ngo atangira kuvuga ngo aganirire abantu, ababwira uburyo byagenze, ariko bati muhumure bare bantu nzabashobora. Hanyuma rero ngo abantu bakora ikosa, batangira gusingiza Herode, babati ubwo wishe wa wundi nuri ukaba wari wamufashe ubutaha uzamwica. Ariko ngo babati none ariko ntabwo ari kuvuga nk'umuntu gusa, ahubwo uri kubivuga nk'Imana. ngo muri ako kanya marayika nawe yari yaje muri ayo materaniro ashaka gukora ikintu Herode, kugira ngo amatwi yose bimenye ko Herode yaguye nabi Imana. Najya nkubwira ijambo rikomeye, bivuga ngo ibyakuguye nabi Imana ntabwo izasigana yita biguye nabi. Imana ije kugukiza ibyari bigiye kukugwa nabi, ntabwo izagusiga nabyo itabiguye nabi. ngo Herode ngo batangira kwihimbaza mu mutima, ngo marayika ahita amukubita urushyi, ngo ahita agwa inyo, kubera ko adahaye Imana icyubahiro. Imana yacu ntihabwa icyubahiro cyane. Ku murongo wa 21 haba ngo nuko ijambo ry'Imana rirushaho kugwira riraganza riramamara. Kubera iki? Hari imbaraga Imana yohereje zo kuducikisha kugira ngo tudapfa. Twasomye ijambo riri muri Zekariya 2:11, ni igihe abana b'Isiraheli bari bajyanywe i Babuloni. Hanyuma rero ngo bagiye bicana n'Abanyababuloni, batangira kubonkamwo imbaraga, ngo babigisha kuvuga nk'Abanyababuloni, babigisha ubwenge bw'Abakarudayi, ngo batangira kubigisha n'uburyo baramya imana zabo, batangira kumuhindurira amazina. Uwari Danyeli bamwita Beluteshazari, bamwitiriye imana z'iwabo. Arangije ngo ariko nubwo yari ahagaze gutyo, Danyeli we agambirira mu mutima we kutazendesha ibyo kurya by'i Babuloni. Iyo wagundiye kubana n'Imana, Imana ntahabwe gutakaza. Niyo hagira amaboko gufatira, Imana ifite imbaraga zo kugucikisha utarapfa. Hanyuma ngo Danyeli bamugwa nabi mu bice 3, musanga uburyo babataye mu rwobo rw'intare, Imana irangije irabakiza. Hanyuma rero mu bice 6 usanga bamuta mu rwobo, Imana imukuramo. Maze kumukuramo niho jambo twasomye rero, Imana ibonye ukuntu bikomeye, ibwira umuhanuzi Zekariya, rero ngo genda ubwire umukobwa wanjye w'i Yerusalemu wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, w'i Babuloni, mubwire ngo iruka ucike udapfa. Imana iducikishe tutarapfa. Muri iyi minsi mibi dufite mu itorero nk'Abakristo, nka bene data, ndagira ngo dusenge Imana, tuyibwire muri iki cyifuzo ngo niducikishe tutarapfa. Ibitwica birahari, hari ibyaha by'ubusambanyi biri kwica abantu, hari indwara z'abadayimoni nyinshi zirimo zica abantu, hari izi ndwara ziriho z'ibyorezo biguye isi nabi. Ariko ndimo ndabingingira Imana, ndimo ndasenga babwira ngo Imana dusenge, tubwire Imana iducikishe tutarapfa mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge. Mana data twese uri mu ijuru, Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, sengeye bene data bose bahamagariwe kumva ijambo ryawe nyuma y'intambara bafite mu rugamba rw'umwuka n'urugamba rw'umubiri. Ndasenze kugira ngo umanure imbaraga zo kubakiza, ndasenze kugira ngo bakingire mu izina rya Yesu. Jambo rya mbere ubugingo bwabo bwezwe, kwa wabwiye Yesaya uramubwira ngo nanga amateraniro avanze n'ibyaha. Sengeye ubugingo bwabo kugira ngo ubukize ibyaha n'ibyago, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, ndasenze kugira ngo bakingire, birukanyeho umwuka w'indwara z'iminsi y'imeruka, birukanyeho umwuka w'ibyaha wabwira ubugingo n'ubuzima bwa benshi. Uwiteka ubakize, ubatabare, barengere. Watabaye Petero, wongere wohereze marayika ku ngozi wabo no ku miryango y'iwabo n'aho batuye no muri situasiyo bahagazemo, babone ubutabazi bw'Imana. Gumba n'izibyare mu izina rya Yesu. Abatari bafite nubahe gutunga, bari baguwe nabi, bagubwe neza, kubera ko Imana ibahaye abantu ubuzima, ibahe n'amahoro asesuye, kuko bisezeranije abantu bakubaha mu izina rya Yesu Kristo, amen.